nurujya gusacinga uburyo bwo gutuma umukobwa agukunda, uzasanga bamwe bavuga ngo ukeneye kuba ukomeye cyangwa ufite umubiri ukomeye, abandi bakavuga ko ukeneye kuba ufite amafaranga, abandi kwiga kubashimisha cyangwa gushimisha abakobwa. Ariko mu by'ukuri nitureba tuzasanga abantu bagiye bagira ingo nziza ndetse bagakurura abakobwa badafite ibi bintu mu byo tuvuze. Ibi ni ukubera ko gukurura abakobwa biroroshye cyane ndetse biroroshye kurusha uko ubikeka. Icyo ukwiriye gukora ni ukwibagirwa ibyo byose, hanyuma tukareba uburyo busanzwe ariko butazwi na benshi. Ngiye kubikwereka buhoro buhoro kugira ngo utume buri mukobwa wese uzi agukunda cyangwa akwiyumvamo. Kora subscribe, like and share niba uri mushyashya hano, kugira ngo utazongera gucikwa na video nk'izi zaguhindura ubuzima. Ndi kurangiza segonderi cyangwa niga segonderi, nagerageje uko nshoboye kugira ngo ntume umukobwa ankunda cyangwa abakobwa bankunda nk'abandi basore bose. Igihe cyose nagerageje byaranze, kugeza igihe inshuti yanjye yampaye amabanga ntarinzi ndetse inyereka igitabo cyamfashije. Gukurura abakobwa biroroshye cyane kurusha uko ubikeka. Icyo ukeneye gukora ni ugukurikira iyi video witonze. Please nkurikira witonze kuko ngiye guhindura ubuzima bwawe. Gutsindira abakobwa ni mu mutwe nta n'ikindi, kuko ikiri mu mutwe wawe kizajya no mu bikorwa. Urebye abasore benshi bumva ko badakwiriwe no guhabwa umwanya n'abakobwa beza, ni nayo mpamvu batabona uwo mwanya. Yiyumvamo ibyo wiyumvamo cyangwa uko wiyumva ni nako yiyumva. Aba bagore ntibazigera bakujajinga bitewe n'uko usa, amagambo cyangwa se amafaranga ufite, ahubwo bazakujajinga bitewe n'uburyo wigaragaza cyangwa wiyerekana, amarangamutima yawe, uburyo uvugamo mu bwoba. Niba ufite ubwoba niho wamutinye, ibyo nibyo bizatuma umwiyereka cyangwa akuvumbura cyangwa akakumenya. Niyo mpamvu iyo ufite ubwoba uba ufite amahirwe menshi yo gukatirwa, kubera ko umukobwa abona ko utiyizeye cyane iruhande rwe. Kimwe n'uko uramutse umwegereye wiyizeye ufite icyizere, azagufata bitandukanye ndetse akuvugisha aguhe n'umwanya bitandukanye na wa wundi ufite ubwoba, kuko ahita abona ko wahabye, niko nabyita. Ikintu ugomba gukora ni ukwifata nk'umugabo umukobwa wese yashaka cyangwa ashaka. Uburyo bwo kwemeza umukobwa ni ukudashaka kumwemeza. Niyo wakora indirimbo ukanabyina kugira ngo aguhe umwanya we, byakugora, ntuzamwemeza. Igihe kubera ko yabonye abagabo benshi bashatse kumwemeza, rero iyo wowe utabikoze biramwemeza, biramutangaza. Reba izi ngero ebyiri, tuvuge ubonye umukobwa, uramubajije nakugura icyo kunywa, arakubwiye oya urakoze, biragutangaje. Urwa kabiri urabajije, hey ni iki cyo kunywa cyiza kiri hano? Umukobwa ati ni ubu bwoko n'ubu. Ugahita umubwira wangurira. Urabona itandukaniro? Urugero rwa kabiri rufite itandukaniro n'urwa mbere, kubera ko ugaragaza nk'aho udashaka kumwemeza cyangwa kumutsindira cyangwa gufata umwanya kuko aguha umwanya we. Aha ngaha rero bitangaza umukobwa, akagira amatsiko y'uwo uri we n'icyo ushaka, bikakorohera. Abakobwa benshi bamenyereye abahungu bashaka kubemeza. Iyo ahuye n'umuntu utandukanye biramutangaza, akagira amatsiko rero aho niho utsindira. Iyo umukobwa agize amatsiko niho aguha umwanya we, kuko aba ashaka kumenya. Nga rero ahantu riri ni mu buryo twifata ndetse n'uburyo twiyumva, n'uwo wumva ko uri. Ese uri umuntu wumva ko wizeye bihagije ku buryo umukobwa uwo ari we wese yakwemera, cyangwa ugenda ufite ubwoba? Niyo yaba ufite amahirwe y'uko bari bukwemere, ubwoba butuma werekana nk'aho utazi ibyo urimo. Aho rero niho utsindirwa. Abagabo baba bashaka ko bemeza abakobwa cyangwa abakobwa babemera babihatirije, ni abagabo baba bafite kwizera guke, batizeye ubushobozi bwabo kenshi, kuko bishyira hasi kugira ngo banezeze. Ibi biterwa n'ubwoba bwo gukeka ko umukobwa ari bumubure. Aha rero
bikagenda nabi. Iyo uje wabyishizemo ibyo ngibyo uri kubitekereza, n'ubundi niko bigenda. Ariko iyo uje udatekereza, ukora ibikorwa gusa, aha ngaha uba ufite amahirwe menshi yo gutsinda. Uyu musore cyangwa uyu muhungu ntabwo aba yizeye ubushobozi bwe. Aha ngaha aba wishizemo, uza wishizemo ko ari mwiza, ukagenda wibwira ko ndakeka ko ibintu byose biri bugende neza. Ni ukuba wibwira, kubera ubwoba bwe nako ubwiza bwe, kubera ubwiza bwe biraguhabya, bigutera ubwoba, ukagenda utitira mbere y'uko unamugeraho. Kumugeraho ukabura icyo uvuga, niho hahandi ubwoba bugutsinda ukagutanga imbere. So ibi bitekerezo bituma ugerageza cyane, ugashaka kumwemeza cyane, bigatuma utsindwa cyangwa utamwemeza. Aha ngaha ikintu cyiza mu mukobwa ahita akubona akavuga ati uyu muhungu ari gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo anyemeze, nta kigenda cye, akaguca amazi, akabumva nta nubwo akwiriye kuba aguha umwanya, kubera ko uri kumuboringira. Ibi si byo ukeneye, kuko iyo umukobwa yibonye ko urimo kurashaka kumwemeza, atakaza icyo bita interest, cyangwa igituma aguha umwanya, cyangwa ikimutera amatsiko. Ahita abibona ko uri gushaka kumwemeza gusa. Aha ngaha rero ntabwo waharenga. Abasore batagerageza cyane kugira bakuru abakobwa ntabwo bajya bakora ibi bintu. Winjiriye umukobwa cyangwa ushatse kumuvugisha, aragukatiye cyangwa akagukatira imbere y'abantu cyangwa y'inshuti. Wakwiyumva gute? Kuri benshi nta kintu kibabaje nko gukatirwa. Ubusanzwe ubwiza bw'umukobwa nibwo butuma umuhungu agira ubwoba, ariko nta kintu na kimwe yigeze akora kugira abigereho. So ni gute rero ibi byaguhabura? Iyo ibi ngibi biguteye ubwoba cyangwa bituma ugira ubwoba ugahaba, uba ugiye gutsindwa. Ni ahantu wagera uri kuvugisha umukobwa cyangwa uri gutereta. Ariko ibi ngibi ubyirengagije, uburyo asa n'ibindi, birakorohera cyane. Urugero, imagine ikiganiro hagati y'umuhungu n'umukobwa mwiza cyane. Biragoye kubona umukobwa ufite ubwenge. Umukobwa akibaza kuki atekereza gutya. Umuhungu, biroroshye kubona abakobwa beza ahantu hose, baruzuye. Ariko abakobwa beza benshi cyane biragoye ko bakinjira muri ligue cyangwa mu kibuga cy'abakobwa bafite ubwenge. Abenshi nta bitekerezo bizima baba bafite. Urumva ari gute umukobwa yatekereza nyuma yo kumubwira gutya? Ntabwo amenyereye ibiganiro nk'ibi ngibi. Ibitekerezo bitari bimubwira itonde, arimo aravuga ko ntari mwiza cyangwa ubwiza bwanjye budahagije kuri we. Ibintu arimo aravuga ngo abakobwa bafite ubwenge baragoye kubonwa n'ibiki. Rero aha ngaha niho noneho we atangira gushaka ukwemeza. Urabona ko uyu ntabwo yabikoze nk'uburyo umusore uwo ari we wese usanzwe abikora, kuza atitira abaza ibibazo ashaka kwemeza umukobwa, ahubwo arimo aramwereka ko nta gaciro kanini afite. Ibi ako kanya bihita bikwerekana nk'aho uri umuhungu utangaje, udasanzwe nk'abandi. Gereza uri umuhungu uzi gukurura abakobwa, ntabwo wihutira kurongora cyangwa n'ibindi, cyangwa gufata umukobwa ari we wese uje imbere yawe, ahubwo uwujuje ibisabwa niwe ubana nawe cyangwa ukundana nawe. Reka nguhe urugero. Ibaze ugiye muri resitora ukabaza mufite ibi n'ibi, akubwira ati nta bihari. Ukongera ukabaza ibindi, mufite se imboga? Akubwira ati nta zihari. Akubwira ati ariko hari isosi y'inyanya, ukemera ukaba ariyo unywa. Ubona ikibaye hano, ibyo washakaga si byo ubonye. Urakomeje mpaka ubonye ikiri hasi cyane, kidafite agaciro cyangwa kitanaryoshye cyane. Icyo wari kuba wakoze ni ugushaka indi resitora ifite bya bindi ukunda kandi ushaka. Abahungu benshi ni uko babigenza iyo bahitamo abagore. Bazi ibyo bashaka, bazi umukobwa bashaka uwo ari we n'uburyo agomba kuba ameze, ariko bagahitamo ibihari kandi atari byo bashakaga. Umuhungu wumva gukurura abakobwa uburyo bimeze cyangwa ubizi, ntabwo ajya apfa gufata ibyo abonye, ahubwo arakomeza agashaka umukobwa umubereye cyangwa uhwanye n'icyo ashaka. Ntabwo ajya afata umukobwa ari we wese, afite ibyo areberaho. Tekereza ko ushwanye n'umukobwa mukundana,
akakubwira ko agiye kugusiga cyangwa mugomba gutandukana. Umuhungu usanzwe ahita atangira gusaba imbabazi, akagira ubwoba yuko umukobwa yamurakariye. Ashobora no gukora ibintu adasanzwe akora cyangwa adashaka gukora, cyangwa akemera ibintu adasanzwe yemera kugira ngo gusa atamusiga. Ariko umusore wifitiye agaciro, uzi agaciro ke, ntabwo abigenza gutyo. Igisubizo cye, biragaragara ko tutanahuje, ntabwo tuberanye n'ubundi. Hanyuma akigendera yiturije kubera ko arabizi yuko hari andi mahitamo menshi y'abakobwa benshi kandi bujuje ibisabwa. Yifitiye icyizere cy'agaciro kiwe. Muri make ntiwigaragaze cyane ku buryo umukobwa amenya ibyawe byose. Rimwe na rimwe strategy nziza cyangwa uburyo bwiza ni ukumwereka ko umwiyumvamo cyangwa ko umwemera, ubundi ugahita nanone wongera ukamwereka ko adafite agaciro, utamwemera. Urugero, umusore usanzwe ashaka kubwira umukobwa ati uri mwiza, agategereza igisubizo cye. Umukobwa akaba amubona n'umuhungu usanzwe nk'abandi bose, nta kirenze kuri we. Ariko umusore uzi gutereta cyangwa uzi gukurura abakobwa ashobora kuba yabivuga muri ubu buryo. Ashobora kuvuga uri mwiza ariko sinkeka ko duhuje cyangwa twakundana. Urabona itandukaniro? Icya mbere, umukobwa hano aratekereza avuze ko ndi mwiza, ariko se kuki adatekereza ko twaba tujyanye cyangwa tuberanye? Ahangaha umukobwa ahita yibaza ati uyu muhungu aratandukanye, nkeneye kumenya byinshi kuri we. Iyo umukobwa agomba gukora kugira ngo umwemere cyangwa kwemeze, kugirira amatsiko cyane kuko udafite ubwoba bwo kumugerageza. Gukora ibyo ushoboye byose kugira ngo uhuze n'umukobwa n'ibyo akunda. Ahangaha niho ibintu byose bipfira. Uba wicishije bugufi, kandi kwicisha bugufi imbere y'igitsina gore bigaragaza intege nkeya. Muri make nta kintu na kimwe ukeneye guhindura kugira ngo wemeze umukobwa. Ikindi, umugabo w'agaciro, iyo umukobwa umwe amukatiye cyangwa amwanze, arabizi ko hari abandi. Ntabwo ibyo ngibyo bimutakariza umwanya. Muri make ntabwo ashyira imbaraga ze zose mu mukobwa umwe, ahubwo aba azi ko hari izindi option. Ibi ntacyo bimukoraho. Ngaya amabanga yose rero. Ibi ni byo mu bintu bimwe nakuye muri cya gitabo nababwiraga. Ibi ngibi ntabwo ari inama gusa, ahubwo ni uburyo bwo guhindura n'imitekerereze. Kandi mujye munashyira mu bikorwa izi ntama cyangwa izi ngero. Iyo utabishyize mu bikorwa nta kintu ugeraho, ndetse ntabwo biguhindura cyangwa uhinduka. Subscribe kugira ngo mujye mubona ubumenyi nk'ubu bwinshi bwabahindura ubuzima. Murakoze, nawe ubutaha.